kurengaho ibyumweru bibiri kandi ukaba waranyishyuraga neza wanyishyuye koko kwimana yamwishyuye ariko na kimwe ntibikwibonera ndetse ubundi bari gukurukana n'amaribori igihe wahereye na n'ubundi uranyurwa koko ubwo byagiye byerekeza kujyana abana kwa muganga wowe warize njye ko nize ntabwo ndi ko ntacyo wibwira uzi ukuntu nagize isoni nisanga mu muhanda nambaye gutya ntabwo nzavunwa no kubahahira ngo mvunwe no kubasengera nirirwa mfukamye mu mashyamba ninangiza ngo mvunwe no kuguherekeza kwa muganga bagenda tujya ese waramutse urumva umeze uteze sha ndi kuribwa cyane mbonye ibitotsi mu kanya mu gitondo hakeye byibuze se uracyanywa imiti neza imwe ndayinywa ubundi nkayibagirwa gusa ndi kugerageza basihangane mufashe kwibuka wayabyihorere wikwigora ndaza kuba nyuma mwese ugakina n'ubuzima byuka mufashe kunywa imiti wikwigora yewe reka byuka wikwigora ukina n'ubuzima tujya wumva wikwigora kuko mufashe kunywa imiti ni kuko nyine mufashe kunywa imiti none se chérie ugezeho imyiteguro y'ubukwe bwacu kanawe bu wihutisha ibintu ariko muri iyi minsi ndimo gupanga kugera mu rugo kubibamenyesha ariko nawe ugomba gupanga igihe uzagirayo bakakubona nibyo nanjye ababyeyi n'inshuti narabibabwiye kandi barakwishimiye ese chérie kubera iki ubanyishimiye kubera iki kwibaza icyo bagukundiye ariko uri umukobwa mwiza ufite ibitekerezo biteye imbere kandi ikindi uranyuzuza hanze hasigaye hari ibirwara kesi umva ari bo baza bafite aho bavuye natwe tuba dufite aho twavuye umva mbega umwanda twirirwamo ko wajya ureka gushinga none se ubwo uba wumva ko twabaho dute ubarusha iki se muko ubwiza ubushongore ubarusha iki mu by'ukuri hagati aho ngaho barusha intego iyihe ntego se yo kwicuruza ariko kisi ndarambiwe urumva ntabwo nzahora niruka mu bibazo byawe kugeza ryari yewe ndabirambiwe pe wanshize urambiwe ute ubashaka kumenya ngo ujye mushyigikira amafuti yawe kugeza mushyigikira nabi bujura hey chérie ubaye iki no ntacyo gusa narimo gutekereza ukuntu urugo rwacu ruzaba rumeze mbona ruzaba rwiza cyane rumeze nk'ijoro rito dufite abana mbese mbona bizaba biryoshye cyane wow urabona iyo mood wari urimo cyangwa se kwatekerezaga ubundi nibwo buryo nifuza ko wamera ukajya muri mood nyine y'ubukwe bwacu nyine hakiri kare nyine ku buryo bwazagera nyine bikazaba nyine show sibyo yego ahubwo se ko nibagiwe kubaza kesi se ko nawe nabonye hano yarorohewe yego kesi yarorohewe mu gitondo yabyutse yitegura aragenda yatangiye gufata akabaraga gusa ikibazo gisigaye ntabwo afata imiti neza pe sinzi uko bizagenda akwiye kwitwararika iriya miti ntabwo ari imiti yo gupfa gufata gutyo kuko iyo miti irakomeye ifite imbaraga nyinshi kandi ikindi iriya miti
iyo utayifashe neza nk'uko bikwiriye ikugiraho ingaruka. Ukwiye kumuba hafi. Kumuba hafi ko kese ameze nk'umwiyahuzi sheri. Ngiye kubona mbona marayika aramanutse afite inkota ityaye mu gihombi aje gutabara itorero. Abaturage bo mu cyaro cyaherera abandi nimo ndababwira ngo nimwihane dore umwami ageze ku marembo. Haleluya. Nimo ndumva umwuka hari ibyo asobanurira, nimo ndakurura uyu munsi nkawubona. Sinzi niba mubyumva nk'uko byumva, ariko uzaza ntazatinda kandi ageze ku marembo. Haleluya. Oh data amavuta. Haleluya. Kuri uwo munsi nongere mbabwire tuzagenda ku mafarashi yaka umuriro. Haleluya. Tuzatambagizwa inyanja y'ibirahure. Ndimo ndababwira rero ngo nimwihane mutazabura muri icyo gitaramo. Haleluya. Ndimo ndababwira ngo nimwihane mutazabura muri icyo gitaramo. Mana yacu nishimwe. Umunsi uzaba ari umunsi udasanzwe. Zaba ari umunsi udasanzwe. Anyeho dukangurira ko nyumva nifitiye inyota. Aho ngaho rwose abasambanyi, abarozi, abajura, abasinzi ntabwo muzajyayo. Apo. Ibyo ngibyo nibyo bavugaga nagira ngo n'ibindi komini bwabuyobe bwawe. Uzamenye ko ari ubuyobe umunsi uzaba uri mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, uri mushya ukongoka. Nama nakugira wakwihana ugahindukira ukamenya icyo umwuka gushakaho. Ibyo nibyo nyifurize se ko nazashase. Oya ntago ibyo nkwifurije, ariko kamere yawe nibyo gushakira. Kuko ukomeje gushayisha. Erega ikibazo cyawe nawe ushiremo ibikabyo byinshi rwose. Ushiremo ibikabyo byinshi nicyo kibazo cyawe. Kabyo. Uzabyumva. Ariko sha ndibuse ufitiye inkuru itari nziza. Iye nkuru kuri ko Imana ndakurahiye. Iyo inkuru itari nziza rwose. Numvishe ko muri rwa ruhererekane rw'abana bawe ngo rwose hashobora kuba hatarimo abawe. Wiki? Ngo abandi se n'abandi? Abawe rwose ngo babarirwa ku ntoki. Umugore wawe bigera aho ngaho akabyara n'abandi bagabo hanze akaza akakuzanira bakitirirwa abawe. Kinya, ntabwo ushobora kumva mu nzara z'intoki utambwiye umuntu ugenda kwirakwiriza ayo magambo. Ariko se koko kuko jewe ndakurega. Uranziza iki? Ndakurega gushinja kugenda usenyera urugo. Nibyo nziza se ko numvishe. Wabyumva nyende nyine? Nibyo numvishe gusa, nibyo nziza se. Urambwira uwabikubwiye? Nabyumvishe gusa, none se kumva urabinzira. Ntabwo uva hano. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you've dialed is not available. Please try again later. Makuru iki Maribo? Amakuru ni meza Tade. Iminsi myinshi barabuse. Se ko twakubuza hano mu gipangu maze iminsi utakiboneka. Icyo si ikibazo Tade, ahubwo ni uruhurirane rw'ibibazo mazemo iminsi. Ubuzima ni urugamba. Ubuzima ni urugamba no gukomera cyane, gusa ko umuntu akomeza gukomeza arwana bahangana n'ibibazo. Nanjye ubu ngomba mvuye hirya no hino bandi gushakisha imibereho. Ariko se nta makuru ya Mustafa ntabwo mwerukanye? Reka na nuri ya muhimu nimero nabo ntago iracamo. Yatari. Ahubwo Tade nabuze amahitamo.
yo kuba naguma aha ngaha muri Budembe cyangwa gusubira mu cyaro. rero amahitamo muri ibyo bibiri byanga byakunda harimo kimwe kigomba kuvamo igisubizo byanga byakunda gusa no gushikama nibwo babitoroshye. Reka ibyo tubyihore Tade nyitiriza kuri gitari gatoya. Nta kibazo rwose. Ese madame, niko ko ndiba wiyambitse neza wimejeje neza ndeba ikanzu wambaye untaye hano ujya hehe? Ko mbizi neza ko nta kazi ufite uyu munsi ugiye he? Ese waho ugiye urambwira? Ariko abagabo mwibonyemo iki? Umaze hano gatatu none utangiye kunshumuza umbaza kuva uyu munsi ntuzongere kumbaza aho ngiye. Niko urumva nta soni na nkeya ufite? None ugeze kuri level yo kuzajya uvugisha rimwe na kabiri? Nta soni? Ariko nkubaze ubundi ushaka wiki? Ujye wibuka ko hano mu rugo iwanjye? Ibyo urabyibuka? Mba nitonze nakuze ibintu byanjye neza, ndimo ndasoma Bible kugira ngo amahoro aze mu rugo, ukanga ugakomeza wigira gutyo. Ese ushaka iki? Unshaka iki wa mugore we? Njye narinzi ko ugiye gukora ikiguhagurukije. Umva nkubwire inshuti yanjye, twatandukanye mu buriri, dutandukanye no mu bindi byose. Wimenye nimenye, wikoce nikoce. Sawa. Nadine, garuka hano.